mbabwire ewana ibirori ni byinshi rwose murabibona byacitse rwose kandi reka dukomeze nkubwira rero ko ngira ngo nawe urabyibonera usibye nkanjye ku giti cyanjye nk'umunyamakuru ni ibintu n'umumotari ubwe wagira ngo ni Rayon Sport na APR byakinnye ibi bintu ibinyuze Rayon Sport na APR byakinnye rero yatsinze ubundi abafana usanga barimo barahereza abakinnyi amafaranga Ndimbati rero ahantu hose ngo batetse ipira aho turi mu Biryogo agiye kubanza nyura mu marange muri amarange mu Biryogo abanze kuri ka TVR nicyo babivugaho n'icyo babivugaho isa natubwiye cyangwa Ben nawe ngira ngo yabyiboneye n'ibitangaza Ben icyo icyo mbona cyo nuko ari ibitangaza bikomeye cyane nta wundi musitari ndabona hano muri uru Rwanda ushobora gukora ibitangaza nk'ibi ngibi ibindi bitangaza Miguel ntabwo ari ibintu bisanzwe dore ku munsi Jay Polly bajya kumuha igikombe muri Guma Guma nibo abantu bateye amabuye ariko nurabona Ndimbati asohotse muri gereza bari bamutegeranyije urukumbuzi n'amatsiko menshi cyane ariko nawe yavuze ati ngomba kubasuhuza yasohotse mu miryango aravuga ati uyu munsi ni uw'amateka kuri njyewe kuba ngarutse mu gihugu ntabwo ari ibintu navuga ko byashobokaga ariko kubera Imana yonyine abakunzi ba filime nyarwanda bambaye inyuma reka nanjye nsohoke mbasuza mbabwira ngo nagarutse kandi za filime mukunda bya biganiro byanjye bikunda gusangira nanjye murabizi ko mbikunda nagarutse njyewe abantu turi kumwe ku Gasaro barakomeza babikurikirana barabona ko ari ibintu birenze barabona ko ari ibintu batasobanukirwa kuko Ndimbati ubwe yahagurutse atitaye ko ashobora gukora accident atitaye ko ashobora gufunga umuhanda batitaye kuri buri kimwe cyari cyo cyose aravuga ati ngarutse mu gihugu iyi ni exclusive mu bitubizi kuri ba Diamond iyo bageze muri Dar es Salaam ageze Dar es Salaam mu muhanda hari umwana icyagutangaza ubanza na telefone yanjye nayitaye oya telefone zo mba ndebera hafi ariko nakubwira nuko ikigali cy'Ikigoma ndasohotse yikubita hasi ngiye gufata aka kaview naringize ngo nayitaye ahubwo reka nkumfashe n'akagashakoshi kanje mungu wanje ntabwo byoroshye natwe ntabwo tuzi ibyo nabonye tugeze niho bita mu Biryogo mu marange Ndimbati wa Sharia nawe yarayizamura bati nyikuyemo Sharia yikuyemo ngiye kuba mbonye Ndimbati atashe Sharia yikuyemo uramukobwa uramubona yego akuyemo Sharia ku muhanda ayikuyemo aratega igitenge hasi arambura ku modoka ati umvinde ni Nyamirambo umvinde Nyamirambo wagira ngo ni igitego Rayon Sport itsinze APR ese agiye mu marangi ya Biryogo ashobora kuba wenda yarakumbuye TVR simbizi cyangwa se yarakumbuye cya cyayi na capati ese agiye kubanza gukora iki ibi nibyo natwe dufitiye amatsiko niyo mpamvu Ndimbati ni umunyamujyi ni ikintu niyo mpamvu natwe abamotari bose banza gutwara abagenzi ngo ariko muribuka Amavubi mu minsi yashize akina ukuntu abantu basohotse bambaye n'amasume ahantu umumotari wizire y'umutuku rwose ntago bishoboka hetse abantu batanu yego rwose urabona ko ewa nahangaha tugeze kuri 40 sasa uretse uzurebe show icyo bise show muraje murebe icyo bise show Miguel urabibona abanyamakuru nabo barahabaye n'amakamera batitaye ngo yameneka turi muri kaburimbo turi mu muhanda abanyamakuru rwose reka mvuge ngo much respect kabisa guys mukora akazi neza ibintu rwose ni amateka mega amateka Ndimbati akoze gisohoka mageragere ntabwo ari bya bindi bita gutwika ibi ni amateka ni amateka ibi ni amateka Ben ibi hari ahandi hantu bizira birarenze tubyemere ko ari amateka kubireba sinzi uko uri kubibona nawe uraza kutubwira muri comment ese ibi bintu wowe urabibona ute ibi bintu wowe urabibona ute turakugenda tukugezaho ibinyamakuru byandika ibinyamakuru bisoma ibinyamakuru bitandukanye inkuru n'imwe ni ibintu ni danje murabona yuko ibintu ari bicika uburyohe ni bwinshi turanezerewe turishimye cyane reka mbabwire ngo mukomeze mubane na Gasaro TV ahangaha ndi ku musigiti ndi kureba umusigiti wa Notre Dame ndi kureba yego rwose hari imbere cyane ndiye mbere yuko njya n'Uruvezo ariko uramwumva Ndimbati ntago yorose cyane n'Uruvezo ariko muri gereza yakoze akagari bita Kigali bihuye nako yaratuyemo muri ya midugudu ya Norvege naho hitwa muri Kigali ubu yagabaga mu kagari ka Kigali guys ari ikintu mutibuka neza umunyamategeko w'ubundi mbere yuko ajya mu mizi avuga ati nje naburaniye abantu benshi cyane uru rubanza narugiyemo Bruce Maturu n'urucaba ariko Miguel ubu none kuri uyu munsi kuri iyi saha
njye amakuru numvishe nayo numvishe nuko Firidausi Kabahizi yavuze ko ari buhita ajurira. Ikintu nakubwira nuko ubutabera bw'u Rwanda ntago n'ubutabera nyine burakora bukurikiza amategeko kandi bubaho mu nyungu za rubanda. Tunabushimira ari inyungu ku gihugu n'igihombo ku gihugu, ariko ku byabaye nanone bakurikiza amategeko. Uretse n'igihombo burya ngo baravuga ngo mu rukiko hakurikizwa ibimenyetso. Igihe cyose udafite ibimenyetso rero ukishura mu rubanza, igihe gihe menya ko bitazaguhira kuko udafite ibyo bimenyetso cyangwa se uri butange. Kandi ngira ngo unibuka neza Ndimbati yakomeje guhagarara ku ijambo avuga ati nge mbere y'uko uriya mwana turyamana narebye ku irangamuntu, ariko iyo bazanye ntago ariyo ngewe ndi kubona narebye. Mu ndebere neza abacamanza abayobozi, mu ndebere neza uko byaba bigenze mu kanya gato. Umunyamategeko yaravuze ati burya umwana nta mwana ukora akazi, niba yaravuye mu kazi nk'uko abyivugira nta mwana ukora akazi. Icyo gihe byari ngombwa cyangwa se Ndimbati yumvaga ko yujuje iyo myaka y'ubukure. Ntabwo tugiye kugaruka ku bantu rero batumye iki kirego cya Ndimbati kibaho cyangwa se yajya gufungwa muri gereza, cyane ko cyanavuyeho n'ibyo byaha byanavuyeho. N'ubundi ikintu twabwira abasitari wenda mu buzima bwa buri munsi ni ukwirinda yuko hari umuntu wabata mu cyashya cyangwa se akabanyuzamo ijisho. Murabona ubu ngubu icyo mbona cyo nuko Ndimbati agiye mu marangi. Aha tugeze ntibahita kubariyo. Icyo nzi kandi Ndimbati turamuzi kuri Rayon Sports ntabwo yoroshye. Kuri rero ni imodoka ye rwose n'umufonari ukomeye buriya. N'umufonari ukomeye cyane ku buryo no ku mupira usanga imodoka ye bayuriye iri habariye benshi cyane. Ngira ngo mbere ko tugera Norvège rero tubashe kunyura mu biryo mu Ndimbati asuhuza abafana be cyane ko abantu benshi basangiraga. Aha tugeze niho abastari benshi ubundi bahuriye. Aha ni muri centre neza. Aha niho bita ngo NYC. Aha ni kwa Pifura ubundi ngo ni kwa Pifura kabisa. Turi hano munsi yo kunyura rwose. Aha ngaho niho usanga abakobwa rwose bambaye za sharia ku ikanzu yawe na za masayi. Icyayi cyiza kirimo tangawize na capati nziza. Gusa agatangana ko turi kubamamariza, ariko reka tuvuge yuko igikorwa nyirizina nuko noneho muri aka kanya urabona reba abantu kamera ya telefone mu nzira bari gufotora bafotora umugabo witwa Ndimbati gusa. Atari ugutwika ibi bintu ni amateka ntago ari ugutwika. Mana yanjye ariko reka nkubaze zimwe muri sene za Ndimbati wibuka usibye indi yambaye ijipo yigize umugore. Sene ze nibuka ikari nyeshuri ya musaza yakinyera. Hari indi none ari gukina avuga ati nge nubwo nditemarirwe natwereye natanze inkwano mu byo kurya n'ibyo kunywa. Arababwira ati nimutanabimuye umugore asubireyo. Ntabwo tumubahabwira papa Savati none aragarutse rero. Ngiri kurabona ababita ubundi babita baryogo ahangaha. Bahita bikwereka nta mikino bagara bari kunywa TV. Ntabwo umuntu hano agara ku manda afite icyo kunywa. Ubundi bakoraga 24 hours. Stili nawe niho hantu ushobora kuza mu mujyi wa Kigali ukabasha kubona icyo kunywa. Baza ngo gwiki rero. Iminsi yashize Ndimbati ariko turagira icyo uvuga. Ngira ngo urabona ko abantu bose basohotse mu maduka yabo, bari mu maduka. Ngira ngo urabibona ko bose bamaze gusohoka baje kureba ibirori biri kubera hano, kandi bari guseka bose ibyishimo byinshi barimo baraseka. Bivuze yuko bari bamukumbuye. Uyu ni umuntu w'abantu, reka nkongereho kabisa. Reka tuvuga ko bari bakumbuye ibyo akora. Ngubu twitaga iki kuri Ndimbati? N'umudirector w'amafilime bitandukanye twitaga iki kuri Ndimbati? Agiye kuza yarakaye, azanye imbaraga zidasanzwe, yakoze imbaraga nyinshi. Ariko umuntu nyibi yakabanga to ngo Ndimbati agiye gufungura nawe ngo cano ye natangire ngasikire ngo yanditse nyinshi. Aha ndaza kwibaza niba yarakinnye filime gusa cyangwa yarabitoje nta nakandi kuga akuye muri kiriya gihugu kindi Madrid. Ndimbati yiga buri munsi. Wari uzi ko ngo buranga afite kuri perime afite kategori zigera muri 5. Kategori zara zifite. Ubushize abantu bamuhaye moto rwose yatwaye moto ku rwego rwo hejuru, za moto z'ababike, za moto. Aha tugeze no mu biryo. Ni mu biryo godore wa musikiti kabisa turi kubona. Uko umusigi wa naturakoma. Ewana neza cyane. Ubundi hanga ubumenye ko wabonye Ndimbati. Neza cyane, ariko ubanza agiye mu marangi cyo nzicyo. Reka duhindukire twerekeza aho Ndimbati n'ubundi agiye kubanza gusuhuza abakunzi be. Kwerekeza mu marangi. N'amatari wabonye ko bataye akazi. Turi kwerekeza mu marangi, abamotari bataye akazi. Uyu ni umunsi mukuru rwose udasanzwe. Uyu munsi ukunda umuntu agihari burya ibyo yakinnye byose bakomeje kubireba, ariko aravuze ati ndaje noneho mubinyereke bya nyabyo. Igihe nari ndi mu rukiko ntabwo mfite ubushobozi bwo kunsura cyangwa se kuza kuba mwahagarara mu rubanza rwanjye, ariko narabibonye, commentaire zanyu narazibonye. Niyo mpamvu muri aka kanya mufasha akanya ngo mbere yuko ngeri wanjye nze mbasuhuze. Neza cyane. Abaje kwisuhuriza abakunzi be. Ariko ntabwo nzi ko uyu munsi Ndimbati ari buryame icyo nzicyo. Uyu munsi nta kuryama.
ubwo nataryama natwe bivuze ko nka Gasaro TV tudashobora kuryama. Iyo makuru yose murakomeza muyabona 5 kuri 5 tuhababereye. Gukora kuri subscribe, comment na share kubera ko ibi bintu nakazi gakomeye kandi twiyemeje gukora umunsi ku munsi nago tuzigera duhagarara kubera ko imbaraga mu dutera zo dutuma tukomeza kugakora. Niyo mpamvu mubona reba ibyishimo hano imbere. Ariko Miguel bajye banasura na Legacy. Legacy ya Legacy TV kabisa. Navuga uri kugenda bagezaho commentaires zitandukanye afatanyije na Sandra. Ewan kabisa. Hano hantu ndabona ibintu n'ibirori gusa murabibona. Noneho bigeze aho abantu bose buzuye mu muhanda, imodoka bibaye ngombwa ko zihagarara rwose kubera umuntu witwa Ndimbati kwishimirwa. Abantu benshi urabona yuko noneho aho bigeze. Reka mbabwire ngo tugumane, dukomeze dukomane, tugumane turi kumwe. Iyi ni 1-on-1 ni live, ubu turi live. Turi live, turaje mu kanya tubaha ibindi.